nakubonye mbona usa n'ufite igikundiro n'igitinyiro ahantu hose.
mukomere. Tuzi nabanje kuja gusaba pasiteri uburenganzira kubera ko iyo itorero rifite uko ricoye ripanze ugomba kugendera muri uwo murongo rwose kandi ntabwo rufite gutahura. Uyu mukobwa wanyigumije umutima wambwiye gusanga muri amata y'ibihumbi 30. Buriya izi mpano abantu bagira, abantu bazabifuza ko zoba iz'abana babo. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo urinde neza icyo wahawe. Uzi impamvu Bibiliya yavuze ko turinde icyo twahawe? Nuko hari abantu bashaka kuzipapura, nuko hari abantu bashaka kuzitwaka. Ni ukuvuga ngo babone ukuntu batwempurima bakaducisha mu cyuma bakazifotokopesha. Ntibosubira kuduhamagara, ntibosubira kutwifuza mu materaniro, ariko bari bumurisha. Ufite nakubonye mbona usa n'ufite igikundiro n'igitinyiro ahantu hose.
Thank you.
icyo bita gukorera Imana ubwatsi, kuko dusigaranye iminota itageze ku 15. Hanyuma tugiye gukora icyo bita injyana muntu y'igisirimba, hanyuma dukorere Imana ubwatsi, tuvuge mu Mana wakoze. Hanyuma ikindi nimuza kubona mpagaritse gutya, Pastor Dieudo natambuke, hanyuma reka Beya ajya ku nanga hariya, hanyuma Beya acuranga inanga atigeze acuranga, injyana itarigeze kubaho uyivumbure. Hanyuma natwe reka duhe Imana yacu icyubahiro. Haleluya! 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 Natwe dukurire Imana ubwatsi, kuko yatugiriye neza. Muri iki gitaramo ni icyumweru tumaze imbere y'Imana, tuyibwira ngo Mwami ubwami bwawe buze. Reka tuhe Imana yacu icyubahiro. Haleluya!